babisoresha umwihariko abakristo mu kizaba cyo mu Rwanda dusangiye ukristo na kizaba cyo ku isi hose muri cyabo bya tuteglize Kristo bese hari agashya mu Rwanda sibyo Imana yari kukunze kugeza ubwo nawe yohereje umubyeyi wa Yesu aje kudusura ikiriho nabyo ntabwo twabyibagirwa ubutumwa bw'icyubahiro yewe n'abakurikiye by'umwihariko kubera ko ariho abakurikiye ndetse ubonekera bikaba byaratangiye nawe maze amezi 3 natangiye neza gusinyana n'itanga ariko ubuzima byagenze cyo no kuvuga kabanyiremo gato abonekera ikibaho abonekera ikibaho yatangiye uri ku itariki 28 z'ukwa cumi na kumwe 1988 hari ishuri ry'ikibaho cyitwa koleje mu district of Buxore na Kigali yigaga abana b'ishuri bisomeye hanyuma rero wigaga mu wa mbere ubona ko wigaga mu wa mbere ikimungo witwa Francine Muweke igihe bari muri victoire saa 6 babona abandi bahagurutse ku meza aragiye yiruka apfukama ahantu mu nguni atega amaboko bakajya babona areba hejuru nta kintu babonaho akarira amara iminota 15 nyuma y'iminota 15 araza asubira ku tabure aravuga ati wari uri iki ati ni umubikira bake avuga ati kamwe Francine n'umubikira bake ntabwo ari we yareba kubera ko ntabwo yari mu basengera cyane ntabwo yari mu basengera cyane abantu batatuye niye kata Yeah.
bikira mariya yaravuze ati mwihane icyaha cy'umuntu mw'isi kibabaza Imana mw'ijuru. Mubyeyi mwiza bikira mariya bikira mariya yaravuze ati mukundane Imana ibibonemo mukundane uko yabakunze. Mubyeyi mwiza bikira bikira mariya yaravuze ati mushikame musenge musabire isi Imana iyiha amahoro. Bikira mariya yatwibukije umwana we Yezu Kristu wababaye utubabarirwe. Mubyeyi mwiza bikira mariya
Thank you.